imyaka wabyaye umwana avuga ngo yatangiye siriya wawe sibyo so benshi mwabona turi mu kigero kimwe ariko ntabwo turi mu kigero kimwe sibyo nyuma y'iyo myaka 10 ntabwo urugendo rwo muri academic it's now like 20 years because I started in 2005 and now it's 2025 so it's now 20 years tuzahano ntabwo byari byoroshye nta n'ubwo rwari urugendo wavuga ngo umuntu wese yakwishoboza ubuzima ntibwari bworoshye urabizi nta n'aho tuba duturuka ahantu hatandukanye ariko nk'uko natangiye maze ikibazo ngo utitaye ku biguca intege cyangwa se utitaye ku byo uzabona cyangwa se utitaye ku bantu bagukikije ku bantu bagukurikiza niyo mpamvu nabaje ikibazo ngo urumva ushaka kuba umuntu wese niga umuntu mbere numvaga afite ikigamiro numvaga ashaka cyangwa se numvaga afite amatsiko n'ishobora kuba umuganga ariko urwo rugendo iyo umuntu ayitangira hano kuko yabivuze ntabwo yabyiyumvisha nyine kuko ntabwo azi imbere y'umuhanzi icyambere cyo mu Rwanda kubyumva dutangira hano twatangiye turi amashuri abiri dutangira hari A na B dukora n'urukundo cyane dufatanye rukomeye cyane ariyo mpamvu igihugu ruhare rwa mwarimu mwishimira biraje cyane ndamushimira cyane na geography n'amateka abifataga mu mutwe tukazuzwe yabiduhaye nako twabigejeje mu cya leta amanota araboneka numva twarabaye best performance rero turishima cyane urwo rugendo rwa hano tukigera mu wa mbere imibereho n'ibindi bintu bitandukanye ntabwo byari byoroshye umunsi wa mbere bageze hano banyakira hano hari umugabo n'ibindi hari ntabwo bize ariko I was like this man anyanyo bajya kwandikamo dushaka ko ikindi gihe uzaba warayisumbye sinzi umwe n'ubuzima ariko Edward Steven niwe wajyanye ashyiramo gusa nyine nta mateka neza ko ndayibuka iyo byibutse nibaga yanyuma iyo induction ya mbere nagize hano anjanamo ajya kunega ati wahabonye akangahe bazabukuza arahanyereka ariko byose nyine ati inama Steven yari umuyobozi wacu agabasha kuboneka ariko yaradufashije cyane turakomeza turiga kondisiyo zoroshye amazi ibyo ntabwo byari byoroshye ariko noneho kuko navuze ngo numvaga nshaka gusaba umuganga so the ways were not paved ntabwo inzira zabaga zari ziciye ntabwo ibi ntabwo zabonekaga nyine kuko icya mbere cyo bakirebera aho uturuka mu rugo iwacu ni ingoma ari Gashanda ntabwo Gashanda ariko undi Gashanda ikibazo ndabasuye cyane buri rwacu ni Gashanda hano hirya ntabwo bigoye cyane so bimwe mu bintu byagoraga cyane byari mu bigendanye no kwiga kwishyura amafaranga y'ishuri so rero umuyobozi ushinzwe ibyiciro arabizi so kuko nta gice bafite bagomba kugenda n'amaguru kugira ngo ubwige cyane bari bari amafaranga yahari ugaruka hano ku ishuri yaba atabonetse uragaruka wicare wiki yaba yabonetse atabonetse uriki so nuko byabaga bimeze so kandi ukagenda wirukana abantu kugira ngo ugasanga banatanze na ku isi ugasanga amanota wayabuze
umuntu utarakundaga gucika intege cyane nakomezagaho nkarushaho gushyiramo imbaraga kimwe na bagenzi banjye harimo Pastor Sam nanamushimira cyane yabaye umuyobozi wanjye mu ishuri dusoza senior 3 na 3 twarafatanyaga rero sinzi n'ubufatanye nawe igihe mu bantu biga turokote kina none uruhare rw'abayobozi Mr. Ejit nawe uruhare cyane mu kuba imyigire yacu mu bantu twabaga turi mu dormitories n'ahantu henshi akaba yaza agapitura mugeze he kandi yakundaga ko umuntu wese afite courage afite icyo ari gukora uwo muhate rero w'ubumwe no gufatanya iyo byavuyemo gikomeye cyane sinabiteganyaga ko yaba ariko twagize amahirwe numva nagize amahirwe muri rezileta zabonetse muri uwo mwaka wa 2013 naje ndi uwa mbere hano uwa mbere nta kindi gisobanuro byari bivuze admission yanjye ari Kayonza Modern Secondary School ariko ntibyari byoroshye ko no kwibaza iyo wenda umuntu arajyayo gute biragenda gute there was no way nari nabaye deleted mu ishami rya PCB kandi kuko natari nasabye mwarimu usanga niba ICPs ntabwo abasha kuboneka ariko ndi umuntu kuri gahunda zanjye zo gusaba nari akajagari kenshi arambwira ngo uko mubona wumva physique uko mbona wumva biology na performance yawe nari nasabye kwiga TTC kwiga education numwe mu bantu bagize uruhare rwo kuzafata akazi kanjye nari nakoze application arayisha avuga ngo isi ishaka ndabona ufitiye potential yuzuza uniform iriho ECDC amashami atandukanye harimo Kayonza Modern ntabwo nari mazi yo mu kigo batuma mutekereza ngo Kayonza ni kure cyane sinagerayo umugabo yakujyana yusizi ati yusizi ni kure cyane sinagerayo so twireba rero aho ubushobozi bwacu bufitiye byahise barayisha ariko ndamushimira cyane buri munsi iyo mwandikiye byavuyemo umusaruro nubwo nyuma yabo admission ibonetse ntabwo byakunze admission kwibona nabyo byabaye urugamba rukomeye cyane ikibazo ndajya kwiga PCB byagenda gute ntabwo nigeze njyayo kuko nuze admissions amafaranga yari ari menshi cyane natwe ntabwo twabibona aho usaba ibihumbi bigera muri magana angahe kuri admissions was not that easy rero nahise ngaruka hano ndavuga ngo umwe yavuze ngo nahaga sinzi umugezi uri kumuzaya tumva wanyeke nagaruka umuyobozi w'ikigo yanyemerera kugaruka hano kwiga muri REC akagihari ariko ntagomba kuba ari muri bamwe mu bantu ahubwo ko barasoje kwiga muri REC hano he accepted to give everything including school fees and everything ariko the day I was about to come here it was the other day I deviated umuhanda wari kuza hano wahise ko mukomeza n'ukomeza kuri Kayonza Modern kubona nawe so kuko n'ubundi bigendana n'ibyo ngibyo kwiga biragute byasabaga imbaraga zikomeye cyane nyinshi cyane umuntu yagakomeza kurushaho kugira umuhate kugira umuhate wo kwiga cyane n'ubundi bizatangira 2016 I graduated in the CSX as the best performance in Kayonza Modern Secondary School so ndabyishimira cyane natwe ko byabaye ikintu cyiza kandi bikomeza kubaho twari dufite umuti yavuga ngo hano turavuga ngo yesabirizi twikiza nguki kizigasigazi aho ejeje ariko ko hariho kuri rukari umuti kugira ngo haranira kujijuka
rero numvaga ari igisebo cyane ko nasohoka ndinjije program kabaga ari kabi cyane rimwe na rimwe amagambo ujyamo nakumuta ibyo yashyira no kumuta imitima yawe uwari umuzasohoka atarafashe ijambo inyorofe apotse ntabwo azi kwisoma hari inyuma naho hariho andi magambo meza cyane to eat is eat is to eat is a necessity. And To eat intelligently is an art. to eat is a necessity, but to eat intelligently is an art. So ayo sinama magambo y'ubwenge mutazigera mubwirwa mwongera kubwirwa n'ugira hasi ariko sinzwe wagize uburere bwandika kandi bafite impamvu so ni amagambo y'ubwenge cyane. Intelligent ni ikintu kiba kiri mu muntu ariko kurya byo hari uyu munsi murarya akawunga niba kagize ntabwo mbese nawe inyama yaba ziraboneka n'imboga n'ibishyimbo igitoki